mu majyepfo y'umugabane wa Aziya hari agace gato cyane ku ikarita ariko gafite imbaraga zirenze ku bunini bwako. Aho niho hari Strait of Hormuz, umuhora wa Hormuz, umuhora uhuza amazi y'ikigobe cya Perse n'inyanja y'ikigobe cya Oman. Uyu muhora si inzira y'amazi gusa, ni umuyoboro w'ubukungu bw'isi. Ni n'ahantu huzuyemo amateka, amabanga ndetse n'amayobera akomeje guteza impagarara kugeza n'uyu munsi wa none. Murakaza neza ku Amayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Izina Hormuz rikomoka ku bwami bwa kera bwitwaga Kingdom of Hormuz, bwari bukomeye mu kinyejana cya 13 kugeza mu cya 17. Ubu bwami bwagenzuraga ubucuruzi bwose bwanyuraga muri uyu muhora. Icyo gihe abacuruzi baturukaga mu bihugu byo mu burasirazuba nk'Ubuhinde n'Ubushinwa bahuriraga nabo mu Burayi muri uyu muhora. Uyu muhora wari nk'isoko rinini rihuza isi. Mu kinyejana cya 16 Portugal niyo yabanje kuwigarurira ishaka kugenzura ubucuruzi bw'inyanja. Nyuma yaho ubuyobozi bwabo bwagiye buhindagurika bugera mu maboko y'ibihugu byo mu karere. Nubwo ari umuhora munini ku ikarita, mu by'ukuri ni muto cyane mu buryo bwo kunyuramo. Ubugari bwawo bugera nko mu birometero 33 ahafunganye cyane. Inzira amato anyuramo igabanyijemo ibice bibiri, buri kimwe gifite ubugari buke cyane. Ibi bituma uba nk'irembo rito rinini rigenzura ibintu byinshi. Kuri uyu munsi hafi ya 1/3 cya peteroli ikoreshwa ku isi inyura muri uyu muhora. Ibihugu nka Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Kuwait bitwara peteroli yabyo binyuze aha ngaha. Nubwo bigaragara nk'inzira isanzwe, uyu muhora ufite ibintu byinshi byihishe. Icya mbere, ndahantu hagenzurwa cyane n'ingabo. Ku ruhande rumwe hari Iran, ku rundi hari Oman. Ibihugu byombi bifite ingabo zihoraho zirinda inyungu zabyo. Hari amakuru atemezwa burundu ariko akunze kuvuga ko mu bihe by'amakimbirane hashobora gushyirwamo mine zo mu mazi zishobora guhagarika amato. Hari kandi ibitero by'amayobera ku mato. Mu myaka ishize hagiye humvikana inkuru z'amato yibasiwe n'ibisasu cyangwa ibitero bitazwi neza aho byaturutse. Ibi bituma buri gihugu gihorana impungenge. Hari kandi iterabwoba ryo gufunga umuhora. Mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu makimbirane ya politike, Iran yagiye ivuga ko ishobora gufunga uyu muhora. Nubwo bitarakorwa burundu, ayo magambo yonyine ahagurutse isi yose. Iyo umuhora uhungabanye, isi yose irabibona. Ibiciro bya peteroli birazamuka ku isi yose. Ibihugu byinshi bihura n'ibura ry'ingufu. Ubwikorezi bwo mu nyanja burahagarara cyangwa bugahenda. Ibi bituma uyu muhora uba nk'aho ari umutima w'ubukungu bw'isi. Iyo umutima uhagaze gato, umubiri wose urahungabana. Uyu muhora uri mu bice bifite politiki ikomeye cyane ku isi. Ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byamaze kuhagira ingabo nyinshi kugira ngo zirinde umutekano w'amato. Ibi by'Abanyamerika bije nyuma y'aho amakimbirane hagati ya Iran na Israel atangiye. Ku rundi ruhande ariko, Iran nayo igaragaza ko ifite uburenganzira bwo kurinda inyungu zayo. Ibi bituma haba nk'umukino ukomeye w'imbaraga, aho buri ruhande ruba rushaka kwerekana ko rushoboye. Nubwo bisa nk'ibyakure, ingaruka z'uyu muhora zigera kuri buri muntu wese utuye mu isi. Iyo esansi zamutse, ubuzima burahenda. Ibicuruzwa bituruka hanze biriyongera igiciro. Ibihugu bikennye bigerwaho cyane n'ingaruka. Ni ukuvuga ko n'umuntu utarigeze awubona, ubuzima bwe bushobora guhinduka bitewe n'ibibera muri uyu muhora. Umuhora wa Hormuz ni agace gato ku isi ariko gafite amateka akomeye, amabanga menshi n'uruhare rukomeye mu bukungu bw'isi. Ni nk'irembo rito rifunguye ku isi yose, aho ibintu byose bihurira. Iyo rifunze, isi irahungabana. Iyo rifunguye kandi neza, ubukungu buragenda. Amayobera urimo n'uruhare rwayo muri politike n'ubukungu bituma ukomeza kuba kimwe mu bice by'ingenzi kandi biteye impungenge ku isi yose. Ndakwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu w'Amayobera TV, ibuka gukora subscribe no gusangiza inkuru zacu niba wazikunze ku nshuti n'abavandimwe, kugira ngo twagwe kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Kandi ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibyegeranyo biteguye neza biteguranye ubuhanga muzakomeza kubikurikirana 5 kuri 5. Ndabashimiye. Ngiye nk'ibisanzwe ndimenyera Ibanga ati mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.